Ndabasuje mwese mbahaye kaze kuri YouTube channel ya Rubavu by and Sal. Ni buri mushya kandi subscribe ukore no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comment byose ni ingenzi. Ku mbuga nkoranyambaga dukoresha aba hano kuri YouTube, subscribe ni ingenzi, TikTok, Instagram, Facebook hose follow naho ni ingenzi, like, share na comments ni ingenzi hose. Turi Rubavu Mbugangari muri quartier nziza hafi neza n'isoko rya Mbugangari, umunota umwe kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Tubazaniye ikibanza kirimo inzu itari nshyashya. Ni ikibanza gikorutiriye n'amatafari ahiye, na hantu heza cyane tugiye kwinjiranamo tuharebe, then tunahatembere ndetse ari nabwo tugiye kurebera hamwe iki kibanza cyacu n'amafaranga ari kukigurishwa. Ni ikibanza rero kinini gifite metero kare 500. Murabona ko inzu yacu irimo inzu itari nshyashya, akaba ari quartier nziza Mbugangari. Ubundi ni quartier nziza irimo amakadastre menshi, ama etage, na ahantu heze cyane. Ni quartier ihenze iri Rubavu. Ni quartier kugira ngo ubonemo ikibanza cyangwa se inzu bya make biba bigoye, ariko ikibanza cyacu ugereranyije nuko kingana, ahantu kiri ndetse n'agaciro gifite, amafaranga ari kukigurishwa wavuga ko ari make. Ni miliyoni 60 zonyine, ubundi ukaza tukahaguhereza ibyangombwa byose birahari. Nukugura uhita ukorerwa mutation, ari amazi, umuriro, byose muri iki kibanza cyacu birimo. Urabona ko ikibanza cyacu kinakorutiriye n'amatafari ahiye. Ni hanini cyane, hano imbere ni hanini, imigikari ni hanini, n'ahantu heza cyane wagura nawe ukahashyira etage cyangwa se ukahashyira inzu nziza yo kubamo, ukaba wahakorera umushinga ufatika. Miliyoni 60 turahaguhereza. Ku bindi bisobanuro, ushaka kuhasura, ushaka kuhagura, duhamagare. Ushobora no kutwandikira iyo nimero ubona ku screen yawe, bahitubonaho. Wanadusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu mu nyubako izwi etage kwa Habibu, dukorera muri floor ya mbere. Rubavu by and Sal Limited niyo company ya mbere yonyine yizewe mu kugura no kugurisha ibanza n'amazu mu buryo bwiza kandi bwihuse, ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu no mu nkengero z'akarere ka Rubavu no mu tundi duce dutandukanye tw'igihugu cy'u Rwanda. Waba uri mu gihugu cy'u Rwanda, akarere kose waba urimo turagufasha, ndetse n'abadiaspora bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda turabafasha. Abashaka amapartement yo kuba mu gihe gito cyangwa se by'igihe kirekire turabafasha. Dore turi no muri sama, umuntu ushaka apartement, ushaka kubukinga apartement yo kuba arimo igihe yaje kuruhukira i Rubavu, turahari kugira ngo tugufashe. Muduhamagare, mutwandikire cyangwa mutwandikire kuri iyo nimero munsi video. Haragena umwanya wa comments no ku zindi mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, haba kuri TikTok, Instagram, Facebook, hose amazina ni Rubavu by and Sal, naho wahatubona. Rubavu by and Sal Limited, your trusted real estate partner, always here for you.